by'umwihariko b'imikino bafite abakopine bakora bataha uwa mbere bavuga 10 uwa mbere dore ku mwanya wa 10 bagade ku mwanya wa 10 umwanya wa 10 n'uwamanya Amoni B akorera Katireziyo akaba umusitari cyane muri volleyball ufite amafaranga akora na media officer wa Ferveb uwo yaratunaniye yanze gushaka neza ku mwanya wa 9 hari Kizigenza akaba akora muri Rwanda Premier League yaciye mu itangazamakuru n'umusini afite amafaranga yembwa mu miliyoni amita Auguste Bigirimana gusa ku mwanya wa 8 hari uno muhungu witwa Ndibyariye Shadow Max ku mwanya wa 7 hari uyu mufiye pere witwa Mihigo Saddam Nungu ku mwanya wa 6 hari umusaza mutangazaji ku mwanya wa 5 hari David Kuwiteka Mugaragu akaba umugore we aherereye hano Siyaro cyanze kumushaka ku mwanya wa 4 hari Kizigenza Nyirimbogo Mahoro na Kaya ku mwanya wa 3 ku mwanya wa 3 hari Kizigenza asuyungwa aracyari umunyamakuru ngabo ariko nawe wamubara ngo navuze wa Gusi namubonye Ruvuyanga tumushyira kwa 3 ku mwanya wa 2 ntibabiri barakurikirana umwe amwita ari kureba igikombe cy'isi avuye kureba Cristiano amafaranga arayafite aragwije n'umugwiza atunga fura yacu Jean Felix amugore amukopine muri Amerika imari ry'amafaranga kugenda mu byuma by'abazungu byiza gutyo ku mwanya wa 1 ruharwa ufite umukopine ukora ta nakoraga ari ufite mwanya mbere baraharwanira ariko abakopine bakora bataha umwanya wa mbere hari Faustin Mugenzi Faustinho hanyuma overall senior wa bose wabeshye cy'isi cya 2022 kikarangira bazaba ari muri honeymoon bombo chocolat Axel Rugangura rwose aba papa uko mubumva abagore n'abafite abana ntabwo abana bo barabemera ariko abakopine ntabwo babemera kopine bakora bataha kandi bakora ku manywa cyane weekend nibwo bakora wenda ijoro ko rero mushake mwabahungu mwe jewe mvagiriye inama nka murumuna wanyu je imyaka ntago irangira cyane wenda n'abandi bakora ku manywa bataha ariko nijoro zago bakora nijoro ntago ari cyane kumuca intera rimwe urumva ubwo rero nyabona mwabasore mwe mushake mukiri bato mugifite imbaraga zo gukora imbaraga z'ubusore ngo nta muntu ugira uti amuntu zisigamye uzikoresha iki zifite kuko iyo zigamye mu myaka 40 nta kintu ntazo ugikora urutonde rw'abantu 10 rurangiye hari abantu bataje ba Karikeza aracyari wenda aracyari umwana ariko ntaye nkiri guscrolling hano reka ako se bantu zabavuze bande barabin nguyu se ari mu bakuru ahubwo basamiri basa Sada ariko n'umugabo Sadi umutoza natoza bahoze azase buriya ni mukurura sha ariko Kizigenza urimo hano bibihe byose no witwa Shadow Max buriya giye Rugangura ambwiye ko ari wamuhaye stage Shadow Max yamukoresheje ikizamini cya stage amubwira ati turebe ko ufite talent turebe kuko byakunda none ntarashaka ubwo ariko nako tusuza abashatse
bayobowe na Kwizigira Jean Claude na Jean Butoyi urumva Asami Bugingo Bucyana Akarere Mama basente nese bagomba kwigira kuri Bakarere Mama Bakanyizo se niyubatse none arubatse se ako cyane da arubatse cyane ni inshuti yanjye n'umugore we ni inshuti yanjye Kundwa Sara barimo nabora bashatse ba Gicumbi ba Gicumbi dore na Iberi kandi koko Iberi RBA Jimmy Adnan rashaka yirirwa ku moto bya Tour du Rwanda rije bizakunangura karashaka bumva bizagira gutya rwose ugasanga ubwo rero kaba ari agace bari ko tugenda tunaburaga gake gakeya bari match y'umwumbati tugomba kugenda tuguteramo udusitari gake kugira ngo ibintu bigende neza cyane iminota rero 45 y'umukino